ngaragare ubwiza bwawe buhebuje, ngira umutima utuje neguteraganwa, niyoroshye ngandute ngo nkoreshwe nawe. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Mbere na mbere twongeye kubasuhuza turashima Imana ko igikomeje kuturinda, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Amen. Rero nk'uko bisanzwe turi kumwe hano n'abantu benshi musanzwe mubazi, ariko nyine ku muntu mushya waba uje ubu ngubu, uyu yitwa Simeo, uyu ni Jose, nanjye ni Adeline, unkurikiye akaba Mama Avina ari Gasabato, udukurikiyeho nawe yitwa Emeline. Rero twongeye kwishimira kuba turi kumwe namwe, haraciye igihe kirekire, ariko nyine Imana ishimwe yuko twongeye kugaruka. Amen. Rero kadutangize indirimbo y'136. Mama Alvin arahita dusengera nuko dutangire. Awazanyobora hose niho nzishimira kujya, kuko ari jye yapfiriye akanzira atacumuye. Yesu azanyobora iteka, maze angeze iw'amahoro, kuko ari inshuti y'ukuri itigeze guhemuka. Nishimira kwantegeka, nishimira kwanyobora, nishimira kumwumvira, kuko ari jye yapfiriye. Yesu azanyobora iteka, maze angeze iw'amahoro, kuko ari inshuti y'ukuri itigeze guhemuka. Singishidikanya rwose, kuko ndi kumwe na Yesu, nizigiye ko vuba nzamureba duhanganye. Yesu azanyobora iteka, maze angeze iw'amahoro, kuko ari inshuti y'ukuri itigeze guhemuka. Turagushimye Data mwiza ugira neza, tugushimiye neza n'uburinzi bwawe udahwema kutugirira, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Muri uyu mwanya rero twongeye kugaruka imbere yawe, twongeye kugaruka imbere y'ubwoko bwawe, turakwinginze ngo ibi byigisho bijye bitugira umumaro, bidufashe twebwe ubwacu ndetse n'abadukurikiye, maze Data mwiza nibigira aho bituvana kandi bikagira aho bitugeza hagushimishije, tuzarushaho gushima izina ryawe. Ngaho Mwuka wawe wera nazabane natwe kuva muri uyu mwanya dutangiye kugeza igihe cyose turi busoreze ibyo tugusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Arakoze cyane. Ahantu twagarukirije ubushize, twasoreje kuri Musobanuzi avuga ati uvuze ukuri kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Icyakora nubwo bimeze bityo, ibya none bihereranye cyane no kwifuza kw'imibiri yacu, nicyo gituma byumvikana vuba, ariko ibizaza ntibigira ihuriro na kamere y'umubiri, nicyo gituma bigumya kunyurana.
naho hano twagarukiye. Kansabe buri muntu wese rero tugiye gutangirana, tujye kwigana umungubu noneho tugeze ku cyigisho gikomeye cyane, utega amatwi mpaka kirangiye. Turakomeza hepfo, ukuntu baravuze ngo maze ndota umusobanuzi afashe Mukristo mu ntoki, amujyana ahantu hari umuriro waka mu nkike y'amabuye, mbona umuntu uhagazeho udatuza kuwusukamo amazi menshi ngo awuzimye, ariko umuriro ukarushaho kwaka cyane. Mukristo arabaza ati ibi bisobanurwa bite? Musobanuzi ati uyu muriro ni umuriro ubuntu bw'Imana bukorera mu mitima yacu. Usukamo amazi ngo awuzimye ni Satani, ariko igituma umuriro ukomeza kwaka nubwo usukamo amazi ndakikwereka, ngwino urebe. Amujyana inyuma y'inkike, asangayo undi muntu ufite imperezo y'amavuta, akajya ayasuka mu muriro rwihishwa. Mukristo ati ibi bisobanurwa bite? Musobanuzi ati uyu ni Kristo udatuza gukomeza umurimo watangiye gukorerwa mu mutima w'umuntu, awukomeresha amavuta niyo buntu bwe. Nuko nubwo Satani ahirimbanira cyane konona imitima y'abantu ba Kristo, ikomeza kuzura ubuntu bwe. Kandi urareba uko uyu muntu ahagararira inyuma y'inkike kugira ngo akomeze gucana umuriro. Ibyo ni ukwigisha yuko abageragezwa turushwa no kumenya uko uwo muriro w'ubuntu bw'Imana ukorerwa mu mitima yacu. Ahangaha mbere yuko nkomeza katugira ikintu tuvugaho gatoya. Yesu ashimwe. Reka dukomeze gushimira Imana ku bw'aya mahirwe dukomeje kugira y'iki gitabo dukomeje kwiga. Imana ahabwe icyubahiro. Amen. Tubonye amagambo meza yumvikana ashobora gukomeza umuntu wese witwa umugenzi. Kino gitabo cyitwa Umugenzi, ubwo kibereye buri muntu wese wifuza kuzagera mu ijuru. None tubonye ikintu kidasanzwe. Uradusomeye igihe Mukristo yitegerezaga ibintu akumva ntari kubisobanukirwa byerekeranye n'iki, n'umuriro wari urimo kwaka, ariko bikagaragara ko hari undi washakaga kuwuzimya. Kandi baratubwiye ngo umuriro ni ubuntu bw'Imana bukorera mu mitima yacu. Burya umuntu yatangiye urugendo rujya mu ijuru, ubuntu bw'Imana bwatangiye gukorera mu mutima we, kandi ibyo ngibyo bihwanye n'umuriro Kristo aba arimo kwatsa. Uyu muriro Kristo aba arimo kwatsa aribwo buntu bw'Imana, nibwo bwa bundi butera umuntu kuzinuka icyaha, kandi bugatera umuntu gukunda Kristo no gukunda imirimo Kristo akunda. Ariko ibi bintu ko biba biza bihabanye n'ibyo Satani ashaka, ni ukuvuga ko biba biri kurwanya ibyari bisanzwe mu mutima w'umuntu. Niyo mpamvu Satani atangira intambara. Ariko tubonye ko Kristo akomeza uyu murimo. Ikindi kintu numvisemo kimeze neza cyangwa se gikwiriye kudushimisha, nuko nubwo hariho usukamwo amazi kugira ngo umuriro uzime, hariho n'usukamwo amavuta. Imana ahabwe icyubahiro. Kandi aya mavuta, ubuntu bw'Imana bwamaze kugera mu mutima w'umuntu, amavuta aba akeneye kugira ngo bukomeze. Aya mavuta ni Mwuka Wera. Mwuka w'Imana Kristo amuduhera kugira ngo bwa buntu bw'Imana gukora muri twebwe bukomereremo. Byanditswe byera turi kwiga tubyumva, amasengesho turi gusenga twumve dushyigikiwe, bigatuma imibereho yacu y'ibyamuka irushaho gukomera. Izina ry'Imana ahabwe icyubahiro. Amen. Kankomeze. Ahangaha barakomeje baratubwira ngo kandi musobanuzi yongera gufata Mukristo mu ntoki, amujyana ahantu heza hubatswe inyumba nziza cyane. Mukristo ashimishwa cyane no kuyireba, kandi hejuru yayo abonaho abantu bagendagenda bambaye imyenda y'izahabu. Nuko Mukristo aramubaza ati twakwinjira? Musobanuzi amujyana bugufi y'urwuri, asanga abantu benshi baruhagaze iruhande nk'abashaka kwinjira ntibabihangare. Kandi bugufi by'urugi hari hicaye umuntu ufite ameza, imbere ye hariho igitabo n'icupa rya wino ngo yandike izina ry'uwinjira wese. Kandi mu muryango hari hahagaze abantu benshi bawurinda, bifurebye ibyuma, bafite intwaro, biteguye gukomeretsa
uko bashoboye abashaka kwinjira. Mukristo abibonye aratangara. Nyuma abantu bose bashubijwe inyuma no gutinya abafite intwaro. Mukristo abona umuntu w'intwari yegera uwo mwanditsi, aramubwira ati mutware andika izina ryanjye. Araryandika. Maze uwo mugabo akura inkota, yambara ingofero y'icyuma, atwaranira mu bafite intwaro. Baramukubita cyane, ntiyakuka umutima na gato. Atangira kubakubita inkota cyane nk'umunyamaboko. Nuko amaze gukomeretsa inguma nyinshi, abashaka kumubuza no gukomeretswa izindi nyinshi, abashaka kumubuza no gukomeretswa izindi nyinshi nabo abacamo bose, yinjira mu nyumba. Uwo mwanya humvikana ijwi ryiza ry'abagendagendaga ku ipfundo ry'inzu bati, injira mugenzi ugororerwe, injira mugenzi ugororerwe ubugingo budashira wabikiwe. Amen. Nkomeze cyane, hano hari ikintu turi buvugeho. Turakivugaho. Tubonye ameza. Mukristo yakomezaga kugenda yerekwa ibintu, kandi ntekereza ko natwe muri uru rugendo tugomba kugenda tubibona. Yagendaga yerekwa kuri buri ntambwe. Ariko hano kwari kugira ngo yitegure urugendo agiye kugenda. Niba mubyibuka neza, hari amagambo Yesu yigeze kuvuga, abwira abantu avuga ngo ninde muntu wajya kubaka inzu ntabanze kubara umubare w'impiya zizayubaka, ngo ko yayigeza mu madirishya akananirwa gukomeza kuyizamura, ngo yasekwa n'abahisi n'abagenzi, ngo dore yatangiye kubaka none dore byaramunaniye. Rero Mukristo cyo musobanuzi yakoraga kwari kugira ngo ategurize Mukristo urugendo agiye kugenda arusobanukirwe. None hano hantu tugeze hateye ubwoba. Nubwo twabonye hejuru hari Satani uhirimbanira cyane konona imitima yacu, kandi twabona ko hari Kristo witeguye gucana umuriro ndetse no gutanga mwuka wera cyangwa se kusukamwa amavuta kugira ngo umuriro, kuko umuriro iyo usutswemo amavuta ntabwo uzima, ahubwo urakomeza ukaka cyane. Niyo mpamvu essence nyine udashobora kuyikinisha ushyiraho ikibiriti. Nuko nguko bimeze. Rero nukuvuga ngo hano icyo nashatse kuvuga aha ngaha gikomeye cyane, nuko tubonye Mukristo aragenda yongera kwerekwa ahandi hantu, aho umugabo yari yicaye imbere y'ameza, hariho ibitabo, ariko ngo hari n'icupa rya wino, ubwo ni ikaramu. Ariko ngo hari abantu benshi bashakaga kwinjira, ariko ntihagire umuntu uhangara kwinjira. Iyi nzira turimo ikunzwe n'abantu benshi, kandi benshi bakeneye kujya mu ijuru, ariko abazajyayo ni mbarwa. Kuko iyo abantu bitegereje ko intambara iteye, ni bake bemera kuvuga reka twinjire, kuko basanga harimo guhangana, basanga harimo gutukwa, kandi abantu benshi bashaka kwigumanira icyubahiro cyabo bahawe na kamere y'uyu mubiri. Ariko bavandimwe, ikintu gitangaje hano nuko hagiye kugaragara, haboneka umuntu umwe witegereje iby'urwo rugendo, aravuga ati ngewe nyandika. Haleluya. Nubwo inzira yabigoranye, hari abari kwiyandikisha. Ahubwo icyo tugomba kwibaza nk'abantu, yaba ari twe turi kwigisha ndetse namwe mudukurikiye, mbese turi mu bantu biyemeje kwiyandikisha nubwo inzira igoranye? Hari intwaro aba bantu bagendaga bari biteguye gutera abantu bifuza kwinjira muri iyo nzira, ariko ntabwo dukwiriye kwirengagiza yuko Abefeso igice cya 6 guhera ku murongo wa 12 ko tudakirana n'imyuka n'abafite uyu mubiri, ahubwo dukirana n'imyuka yo mu ijuru mu kirere. Kuko tudakirana n'abafite umubiri. Rero kuko Imana izi yuko intambara turwana atari y'umubiri, ni nayo mpamvu nayo yateguye intwaro z'umwuka. Muri icyo gice cya 6 umurongo guhera ku murongo wa 12 kumanura, nuko namwe mwambara intwaro zose z'Imana, kuko aribwo tubasha kurwanya uyu mwanzi. Rero ikintu nshimiye hano Imana nuko nubwo hari abari kuturwanya ari we Satani ndetse n'ingabo ze, ariko hari na Kristo n'ingabo ze ndetse n'intwaro yatugeneye kugira ngo ushaka kwiyandikisha yiyandikisha, ariko abiteguye no kurwana. Imana yahabwe icyubahiro. Amen. Ikindi kintu gitoya numvise navugaho, ngo Mukristo ari kugenda, ngo abonye uriya muntu wandika, ngo hari abantu benshi aho ngaho nk'uko papa wirabivuze, ariko ngo barangije ngo baratinya basubira inyuma. Ngo babonye abantu bambaye intwaro, babonye abantu
inzira bari kujyamo abona ntabwo basa nabo, kuko ibyari bibarimo ntabwo bari bahuje na gatoya. Ariko ngo umukristo arakomeza aravuga ati munyandike, ariyandikisha. Hepfo baravuga ngo bamuhereza imyambaro nawe arambara, asa nabo, ngo bamukura inkota, ngo akura inkota, yambara ingofero y'icyuma, atwaranira mu bafite intwaro. Amen. Ubise icyo kintu muri uru rugendo rwose bitoroshye, ariko uzihangana ukageza imperuka niwe uzanesha. Amen. Amen. Murakoze cyane. Nanjye mbere y'uko nkomeza akangira akantu gatoya mvuga, uru rugendo nyine tugomba kurwumva neza, kuko ahangaha uyu mugabo yaraje noneho ajya kwiyandikisha, ariko muri uko kwiyandikisha hari abandi benshi bari bahari. Niko no muri uru rugendo abantu bashaka kujya mu ijuru ni benshi, kandi bose usanga tuvuga hano twumvira ijambo ry'Imana ni mu rusengero, abantu benshi bajyayo bashaka kumva iby'Imana ibabwira. Ikindi buri wese aba ahirimbanira kugira ngo nyine akora ibintu by'Imana ishaka. Ariko ahangaha uyu mugabo yaragiye ajya kwiyandikisha, aravuga ngo ni mu nyandiki. Bamaze kumwandika aragenda ahura n'abandi bantu bashaka kumusubiza inyuma, ararwana. Rero niko natwe yego turi mu gakiza, ariko tugomba kurwana kugira ngo tumenye icyo Imana ishaka. Tugomba kurwana kugira icyo Imana ishaka cyose tukigenderemo, uko nibwo tuzabona ubwami buhoraho. None ahangaha amaze kurwana, yabonye n'intwaro azifite zose. Ahangaha baramubwiye ngo uwo mwanya humvikana ijwi ryiza ry'abagendagenda ku ipfundo ry'inzu bati, injira mugenzi ugororerwa ubugingo budashira. Ahangaha ntago yari ari wenyine, kuko yasanzemo n'abandi bantu bari bari kugenda. Nibyo rero, nubwo hari abantu nyine bagera aho ngaho bagatinya kuko babonye abantu bari kurwana, ariko haba hari abandi binjiye nabo bari mu rugendo. Rero natwe tugomba gukomera, ntitugere ubona ubukristo bw'inyuma gusa bwo kugenda ngo tugaruke duhore turi kuzenguruka gusa tudashobora kwinjira mo imbere. Ahubwo twese tugomba gukora icyo dushoboye kugira ngo ubukristo bwacu bube bwemewe n'Imana 100%. Reka mbere y'uko ukomeza, ntabwo ndibuze gutinda, ariko ni byiza ko tubivaho tubyumvise, kuko niba hejuru twabonye urugamba umugenzi aba arimo cyangwa se umukristo aba arimo, twagera hirya tukabona umuntu wiyandikisha, ni ikintu kidasanzwe. Hano mu Efeso igice cya 6 ariho bari kutubwira iby'uyu mugabo wasabye imyamba, wamaze kwiyandikisha bagahita bamuhereza inkota, ingofero n'ibindi. Aribyo biri hano igice cya 6 umurongo wa 10 haranditse ngo uburyo bwo gutwara intwaro zose z'Imana 10, ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. 11, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Nuvuga ngo kariya kantu ka zose mukiteho, mugasurinyeho, mugacaho akarongo. Iyo Imana ivuze ngo mwambara intwaro, apana oya nkeya cyangwa se ziciriritse, oya mwambara intwaro cyangwa se mutwara intwaro zose z'Imana. None nidutwara zose, ariko nanone uzongeho z'Imana, nibwo tuzabasha guhagarara tutagenje gute, tudatsinzwe. Niba dushaka guhagarara tudatsinzwe, turatwara intwaro atari nkeya ahubwo zose. Niba ashaka kubibona rero, bazakomeza gusoma kino gice, muzaheri ku murongo wa 14. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, iyo ni intwaro. Kubaho turi abanyakuri, nta buryarye butubamo, twiteguye kuvugisha ukuri uko bishoboka kose. Dukenyeye ukuri, twambaye gukiranuka nk'ingabo ikingira igituza, inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro, n'ibindi byinshi muzabisome hari ahantu muzayibona. Ariko ni zose. Nidutwara nkeya ntabwo tuzatsinda, ntituzashobora guhagarara tudatsinzwe. Ariko kugira ngo bizakunde, nuko tugenda twisuzumira ahantu ngo mbese intwaro zose ndazambaye. Niba nagize gukiranuka, ese mfite ukuri? Niba nagize ukuri, ese mfite agakiza, ingofero ndacyayambara iyo gakiza? Ibyo bintu bizatuma duhagarara dushikamye, kandi Imana izatugeza kuri byinshi. Amen. Kadukomeza ahangaha baravuze ngo nuko arinjira, bamwambika imyenda nk'iyabo. Mukristo aramwenyura aravuga ati, ngira ngo menye uko ibyo bisobanurwa. Maze ati, reka ngende
reka ngende. Umusobanuzi aramusubiza ati ba uretse mbanze nkwereke n'ibindi bike ubone kugenda. Yongera kumfata mu ntoki amujyana mu nzu irimo umwijima, harimo umuntu wicaye mu kazitiro cy'icyuma. Uwo muntu agaragaje umubabaro mwinshi, yicaye yiyunamiriye, yitangiriye itama, asuhuza umutima nk'uwenda gupfa. Mukristo arabaza ati ibi bisobanurwa bite? Umusobanuzi aramusubiza ati mubaze arakubwira. Mukristo abaza uwo mugabo ati uri iki? Uwo mugabo aramusubiza ati ndi uko ntari kera. Ndi uko ntarindi kera. Mukristo aramusubiza ati kera wari umeze ute? Uwo mugabo ati nari umuntu wibwira ko ndi umukristo kandi niyitaga intungane, n'abandi niko banyitaga. Nibwiraga ko ntunganiye kujya mu rurembo rwo mu ijuru, nkishimira kwibwira yuko nzasohorayo. Mukristo ati ariko none uri iki? Uwo mugabo ati none ndi umwihebe, nzitiwe no kwiheba nk'uko nzitiwe n'aka kazitiro, simbasha gusohoka ndetse nanone sinkibibasha. Mukristo ati niki cyaguteye kumera utyo? Uwo mugabo ati ni uko naretse kuba maso no kwirinda. Nakundiye kwifuza kwanjye ko kunjyana aho gushaka. Nakoze ibyaha by'ibyitumano byo kugomera umucyo w'ijambo ry'Imana no kugira neza kwayo. Nababaje umwuka wera aragenda, sinkimufite. Nihamagariye Satani araza mbamo. Narakaje Imana irandeka. Ninangiye umutima uburyo butuma ntakibasha na gato kwihana. Nushaka ubugarukira. Umuntu ufite icyo avuga ahangaha. Simbazwe. Muri aya magambo bigaragara ko uyu mugabo umwuka wera yamuvanywe. Ubundi muri uru rugendo dutangira Imana ihendahenda itwereka inzira tugomba gucamo. Yashize inzira ebyiri imbere yacu, inziza n'imbi, ariko dushishikariza kugenda muri nziza. Ariko tena ntabwo azaduhakata kuyigenderamo tutayigendeyemo. Rero uyu mugabo hano ari kuvuga ko Imana yamuretse, yari inangiye umutima, asuzugura Imana. Igihe kiragera umwuka baramubanaho. Rero muri iki gihe hari igihe twirengagiza ijambo ry'Imana, tugasuzugura Imana, tukibwira ko umwuka wera azagumya duhendahenda. Ariko igihe kigera umwuka wera akarambirwa, kuko bayahendahenze akagira nawe uzari wibwiye umuntu inshuro nyinshi byo bigera ukarekera, kuko uwo muntu ntabwo aba agishobotse burya. Rero n'Imana igiye duhendahenda igihe bikarambirwa. Ariko iyo ugifite umutima nama muri wo kubwira ngo ikintu ni kibi, ikintu ni cyiza, icyo gihe umwuka wera bakikuriye. Ariko igihe ukora icyaha no kumva umutima ntacyo gushinja, ukumva kwicara ntacyo bigutwaye, gusambana ntacyo bigutwaye, byose ukabona ntacyo bigutwaye, ujye umenya ko umwuka wera yakuvanyweho. Ariko iyo ugifite amahirwe ni igihe ugifite umutima nama wawe kubwira ati hari inzira ebyiri, ushaka wagenda muri iyi nziza, icyo gihe umwuka wera bakikuriye. Ariko hari igihe kizagera ngo hari abo marayika azajya agenda agatambukaho, ngo kandi iyo agutambutseho ntabwo agaruka. Rero igihe ugifite umutima nama muri wowe ukwereka ikibi n'icyiza, umwuka wera akikuriho. Icyiza nuko wamwumvira, kuko igihe kizagera umwuka wera akuvanweho, kandi icyo gihe biba byarangiye. Burya nta n'amahirwe ufite yo kugaruka, ko aba yaragiye kandi ntabwo ujya asubira inyuma. Hano hari ikintu kirimo ngo nahamagaye Satani nawe araza nturamo. Narakaje Imana irandeka. Umuntu ashobora kwibaza ngo mbese umuntu yahamagaye Satani akamubwira ati Satani yizira ngwino nturemo ndikumva ariho nkeneye. Ahubwo twabonye rya somo twabonye hejuru ritubwira ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe. Ariko hano uyu mugabo yabwiye Mukristo aramubwira ngo naretse kuba maso no gusenga, naretse kwirinda. Ubundi kureka kuba maso ukareka kwirinda bisobanuye ko intwaro zose z'Imana batakizijyana, cyakora ushobora gusigaranamo nkeya.
ushobora gusigaranamo nkeya, ariko za nkeya zigatuma ni nk'ibyuho, hahandi niba ugomba gutwara intwaro 7 ugatwara 4, aho za ntwaro zindi 3 ziri zagombye kuba ziri, hari ibyuho Satani abasha gucamo. Rero nuko ngo za zindi enye ntago zigihagije, ko hari intwaro hari intambara zidashobora kurwana. Mu by'ukuri yaretse kuba maso, areka kwirinda, ahamagara kwifuza kose kuraza, ahamagara Satani, Imana nayo iragenda, kuko nta bami babiri bashobora gutegeka iki gihugu, ntago bishoboka. Iyo umwe yinjiye undi arasohoka. Rero nkuko waramaze no kubivuga, ntago Imana ihata, irahendahenda. Mu by'ukuri tumenye ko gutwara intwaro zose z'Imana byo bishobora gutuma dutsinda, naho gutwara nkeya ni ibyuho tuba turimye kugira ngo Satani azaduturemo. Nanjye kandi kantu gatoya mvuga, ahangaha yaravuze ngo nakoze ibyaha by'ibyitumano byo kugomera umucyo w'ijambo ry'Imana no kugira neza kwayo, nababaje umwuka wera aragenda. Ahangaha tunabona hano Mukristo amubaza, yaramubajije ngo umusobanuzi yaramubwiye ati genda umubaze, arangije aramubwira ngo ndi uko ntarindi kera. Bivuze ngo mbere yagenderaga mu nzira, yari afite uko kwirinda, noneho nyuma yaho aza kubitakaza. Amaze kubitakaza niho ibyiringiro byaje kumuvaho. None ahangaha yavuze ko yakoze ibyaha by'ibyitumano, mbese nta kintu na kimwe atarazi yuko ari kibi. Yarazi yuko ari kibi, ariko akabikora abizi yuko ari bibi. Noneho ahangaha bituma Mwuka Wera amuvaho. Natwe ni nk'uko bishobora kugenda, iyo Mwuka Wera akubwiye ikintu ukaba ukizi neza ugisobanukiwe, ugakomeza ukagikora, Mwuka Wera aragenda, noneho ukajya usigara ukora cya cyaha nk'aho ari ibintu bisanzwe. Noneho cya cyaha kikagenda kikakuzitira, kandi iyo ukoze icyaha kimwe Satani aba abonye ahantu aca kugira ngo azare n'ibindi byinshi. Rero ahangaha yasuzuguye Mwuka Wera, Mwuka Wera aragenda, kandi Mwuka Wera agiye ni umufasha twahawe kugira ngo abane natwe muri uru rugendo. Nagenda urumva urugendo rwawe narwo ruzahita rusubira inyuma, kuko n'iryo joro ntaryo uzabona, kuko uwagufashaga wagombaga kukurinda waramusuzuguye, ntago agihari. Niyo mpamvu mu gihe twumvishe ijwi rivuga ngo tureke kino kintu, tugomba kukireka, kuko nukireka Mwuka Wera azagenda, kandi nagenda uzakomeza wibere mu bukristo bw'umunyenga, buri ahangaha ujye ukora ibyo ushaka ariko nta juru ufite. Rero tugomba kumvira Imana kugira ngo tutazaba nk'uyu nguyu, kuko twabonye uwa mbere we yaragiye, ntiyatinya, afata izo ntwaro zose arazambara, noneho binatuma yinjira. Ariko uyu we kubera ibintu yagiye akora, ntiyumvire za ntwaro, ntiyumvire gusenga nyine ngo abe maso, byatumye aba mu kazitiro, mbese azitiriwe muri ibyo ngibyo kuko adashobora no kuhivana. Rero tugomba gusenga tukaba maso. Kuba maso ni ukwiga ijambo ry'Imana. Tugomba guhora imbere y'Imana, tukaba maso tukiga ijambo ryayo, noneho tukanumvira Mwuka Wera kugira atazagera igihe akatuvaho tukaba dukora ibyaha bisanzwe. Kankomeze. Ahangaha Mukristo abaza musobanuza ati, bene uyu nta cyiringiro na gike asigaranye? Musobanuza aramusubiza ati, mubaze. Mukristo abaza uwo mugabo ati, nta cyiringiro ugifite na gike cy'uko utazarindwa iteka muri ako kazitiro kwiheba? Uwo mugabo ati, ntacyo. Mukristo ati, kuki? Umwana w'ishimwa si umunyembabazi nyinshi? Uwo mugabo ati, namwibambiye ubwa kabiri, naramusuzuguye, nasuzuguye gukiranuka kwe, nakerenseje amaraso ye, nahemuye umwuka utanga ubuntu. Ubwo nakoze ibyo, nivukije ibyasezeranijwe byose, nsigaje amagambo ateye ubwoba bwinshi avuga gucirwaho iteka kutazabura kumbaho, n'umujinya w'umuriro w'inkazi uzandya, kuko ndi umwanzi w'Imana. Katuvuge akantu gatoya ahangaha, noneho aba ari naho dusozereza, tuzakomerezaho ubutaha. Sinzi ko hari umuntu waba ufite icyo kuvuga. Hari ikintu gitangaje hano.
amagambo umukristo yamubaje ati nta cyiringiro na gike ufite cy'uko utazarindirwa iteka muri ako kazitiro kwiheba. Mu by'ukuri byari biteye ubwoba kubona umuntu ashobora kugira ahantu ashobora gutekereza yuko nubwo yasenga gute Imana idashobora kumwumva, kuko umukristo yageze yaramubwira ati umwana ese si umunyembabazi? Niko kuri nawe niko yari abizi, ariko aravuga ngo namwibambi bwa kangahe? Bwa kabiri. Ntabwo ushobora gusobanukirwa inshuro ushobora kubikora ngo umubambye. Ariko reka mvuge iki kintu, niba twibuka ibya Balamu muri Bibiliya, yatangiye asa naho ari imikino, bamubwira ati ariko waba tuvumiye gusa buriya bwoko ukabuvuma gusa tukaguhereza ubutunzi ushaka tukaguha icyubahiro ushaka. Atangira kuvuga ati ntago nabikora, sinabikora, ariko akabanza kubabwira ngo nimureke mbanze nsenge. Birasobanuye ngo Balamu niko byagenze, uwo bita Esawu niko byagenze. Bagiye bakinisha amahirwe bikarangira ubuzima bwabo burimbutse, ndetse bagasigara banabiririra ariko ntibikunde. Balamu yaravuze ngo icyampa ngapfa nk'uko abakiranutsi bapfa, amaherezo yanjye akaba nk'ayabo. Cyari gisigaye ari icyifuzo, kandi ubusanzwe yari umwana w'Imana. Esawu nawe arazabwira se ngo data ntago wambabarira, nta mugisha na muke wasigaranye ngo nanjye uwumpereze? Aramubwira ati byarangiye nawe utanze, kandi koko Yakobo yawutwaye. Bivuze ngo hari igihe tujya dukina n'amahirwe dufite tugatekereza ko hari igihe tuzongera tukayagira, ariko nyamara ari umunota wa nyuma. Nsoza kuri Yozefu, hari ibintu byamubayeho. Yozefu ngo yaza gukora ikosa agashukwa n'uriya mugore agahita yemera kuryamana nawe, ngo yari kubacanye umubano n'Imana burundu, ngo kandi uriya mwanya yaje kugira mu Egiputa ntiyari kwigera ugira by'iteka ryose. Twirinde gukinisha icyaha, niyo cyaba ari gitoya gishobora kuba impamvu imwe rukumbi, nyamara ari naryo suzuma rya nyuma kuri twebwe rishobora gutuma turimbuka cyangwa tukabona ubugingo buhoraho. Imana duhe kuba amaso mu izina rya Yesu. Amen. Dusoza rero kangira akantu gato mvugaho, nuko nyine ahangaha Yesu Kristo nta kintu atakoze. Nta kintu atakoze kuba yaraje agahinduka umuntu, noneho yamara guhinduka umuntu akajya no kumusaraba kugira ngo dukire. Nta kintu atakoze. Niyo mpamvu rero tugomba kumvira ijwi rye tukihana, icyo atubwiye tukagikora, kuko nyira dufitiye urukundo. Ahubwo twebwe urwo rukundo nuko tutaba dushaka kurwakira. Rero dusaba kurwakira kuko nibwo tuzabona ubugingo buhoraho. Kadusoreza aha rero, tuzakomeza ubutaha. Kadusoze n'indirimbo ya 46 y'146. Yesu mwami w'abami ngwino ube muri njye, kuba ari jye uvuga ujye umvugiramo, unsabe mu mutima ngengwe nawe rwose, maze abajya bande babajye bakubona. Ndakwiyeguriye ubu ibyaha byanjye, ngaragare ubwiza bwawe buhebuje, gira umutima utuje neguteraganwa, niyoroshye ngandute ngo nkoreshwe nawe, ingingo zanjye zose zigeze kumvira, uzikoreshereze zikubahirize, nekujya nivovota ngo mpore ku nkeke y'ibimbaho n'ishyamba n'amahoro mfite. Ni wowe ntegereje ungenze uko ushaka, ubwanjye nditeguye simfite ikinziga. Yesu mwami w'abami ngwino ube muri njye, maze ibyo nkora byose
byose mbikoreshwe nawe. Pawulo nadusengera. Data mwiza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Urakoze kubw'uyu mwanya udutije, yaba ari twe twatambukije icyigisho ndetse n'abaduteze amatwi, uduhana umugisha. Amen. Uturinde kurimbuka ubwo ukora uko ushoboye kose, ukarwana intambara, ukatsa umuriro nubwo hari abawuzimya. Turagusabye kugira ngo uduhe guha agaciro ibyo dukorera, kugira ngo tubashe kuzura nawe uhabwe icyubahiro. Uturinde kuba nk'umugabo ari mu kazitiro, ahubwo duhe kuba nk'umugabo wiyemeye kwiyandikisha, ubundi agafata intwaro zose akarwana. Natwe duhe iyo mbaraga, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Yaba ari twebwe dutambukije icyigisho, yaba ari uwadufashije kugira ngo bisakare bigere ku bandi, yaba ari n'abazatega amatwi, uduhere umugisha hamwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.